Hello everyone, hawe ikaze kuri channel ya Early Scholars. Intango TSS binyuze muri DSE program ku bufatanye na Mastercard Foundation Rwanda. Baramenyesha abanyeshuri basoje abasoje secondary, high school, university graduates basoje kaminuza ko hari programu y'amezi 4 mu bijyanye na digital and soft skills training. Umuntu uri interested wese w'urubyiruko uzi ko akeneye kuba yakwiyungura ubumenyi muri iyi program. Iyi ni program ifasha abanyeshuri benshi kubona akazi. Iyo wize iyi program ubona opportunity nyinshi n'uburyo ushobora kubona akazi byoroshye. So niba ushaka kubona akazi ukaba warasoje high school, warasoje university, iyi opportunity niyo mpamvu itakwiye kugucika. Ngiye kubasobanurira byinshi biruse ku iyi program na link ndayibereka uko muyibona, hanyuma muranahabwa link nkuko byagiye bisobanurwa ahangaha. Intango TSS binyuze muri DSE programs se cyangwa mu magambo arambure yo Digital Skills for Employability Program. Urumva ko ari program ijyanye no gutanga kugira ngo nyine abantu batandukanye babe babona employment. So mwese muri invited yo gukora iyi application. Deadline itaragera kuko iyi isigaje iminsi 5 yonyine. Mukimara kubona iyi video icyo usabwa no kwihutira gukora iyi application ugasangiza na bagenzi bawe kugira ngo badacikanwa n'iyi opportunity. Kandi ntiwibagirwe gukanda subscribe niba uri mushya kuri iyi channel, like na comment yawe kuko ushobora kubaza ikibazo cyangwa se ukatubwira uko ubonye iyi opportunity tubagejeje. So nukuvuga ngo ntabwo ari Intango TSS gusa, bafatanyije n'abandi bafatanya bikorwa nyine harimo na K-Lab, Solvit Africa, Igire Rwanda Organization. Iyi ni program izamara amezi 4 nkuko nakomeje kubivuga, kandi ikaba ireba urubyiruko rwose rubyifuza rufite hagati y'imyaka 18 n'imyaka 35. Hanyuma amezi 3 kuntu bizaba bimeze, azaba harimo abazaba bahabaye selected muri iyi program bazaba bari guhugurwa ku bijyanye na digital ndetse na soft skills. Hazakurikiraho 1 month industrial attachment program yo gutangira gushyira mu bikorwa ibyo muzaba mwize. Uwari wese uzaba wasabye iyi program that month is very important. Nukuvuga ngo azakora iyo industrial attachment, abasha kugira experience muri real world work cyangwa se mu kazi, noneho uko ashobora ku applyinga cyangwa se ashobora gukoresha ibyo azaba yigiye muri iyi program. Intego nyamukuru y'iyi program uko nakomeje kubigarukaho ni ugutegura abazaba bayitabiriye kuba bahabwa cyangwa se babona akazi, babona employment opportunities zitandukanye muri growing digital economy, mu bintu bigezweho by'ubu biri digital nkuko nakomeje kugenda mbisobanura. Training uburyo izakorwamo, training facilitation, hazaba ari on-site child care support, ndetse hazatangwa na certificate. Certification ubwo ni izatangwa na ICDL. Hanyuma nyine nkuko nabivuze qualification and requirements, ibiba bisabwa kugira ngo ukore iyi program. Iyi program izaba igenewe umuntu uri hagati y'imyaka 18 kugeza kuri 35 nkuko nabivuze. Ubwo ni youth, ni abantu b'urubyiruko, kuba warasoje nibura secondary, ubwo na university n'abasoje university mwese nabiberetse ko muri allowed yo gukora application, kuba ufiteho warizeho ubumenyi, ufiteho ubumenyi niyo bwaba ari bukeya kuri ICT education cyangwa se ICT nyine generally uzi basics. Hanyuma application deadline izaba ari ku itariki 8 z'ukwezi kwa 8 2025. Nkuko mubimenyereye nsanzwe mbereka ko application process ikorwa. Uyu munsi ngiye kubereka ntago iyi application process igoye, kandi ikindi abantu mujya mugira ubute bwo gukora application bagezaho ni ikibazo gikomeye cyane kuko ni application idasaba amafaranga. This application is free, ni ubuntu kwa applying. Niyo mpamvu wagakwiye kuba ubona opportunity nk'izi ngizi ukagenda uzisangiza bagenzi bawe, nawe ugakora application kugira ngo zigufashe cyangwa se ufashe n'abagenzi bawe niba nawe ufite na job cyangwa ufite ibindi ukora. So reka nze tugendane muri application process. Rero uciye kuri link ya application, hano hari link registration for candidate for digital for employability program or DSE at Intango TSS Cohort 1.
aya mahirwe nibwo bwa mbere agiye gutangwa ku banyeshuri batandukanye. Iyo ari cohort 1 aba aribwo bwa mbere program itangijwe, so ubwo nimucikanwe rero ni opportunity nkuko nagiye mbivuga ko iri gufatanya na Mastercard ndetse n'abandi bafatanyabikorwa bagiye bakomeye. Urumva ko iyi program ari ingenzi cyane, so iyi link ndaza kwitanga muri video description kugira ngo mwese mwe mwabasha kwikorera application mu buryo bworoshye cyane. Tudatinze rero iyi program irimo ameza nagiye mbisobanura bisimbigarukaho, reka twigire kuri application process. Na bigarutseho registration iri free, nta bintu byo kwishyura, kandi abanyeshuri bazaba babaye selected nibo banyeshuri bazahamagarwa. Kandi ikindi aba female ndetse n'abantu bafite disabilities cyangwa se aba refugees bose bari encouraged to apply, bashishikarijwe kuba bakora application kugira ngo babe bamwe mu bagizwe ni program, babe bahabwa amahirwe mu kuba participating muri program. Ibintu bimwe mu byo usabwa ko ufite, ugomba kuba ufite irangamuntu yawe, ibi n'ibindi. So ufite A level certificate niba warasoje secondaire, niba ari A1 and for advanced level abize muri RP n'ahandi bakaba bara obtaininze degree ya A1 ndetse n'abafite bachelor degrees cyangwa se indi degree iyo ari yose. Ikindi ukaba ufite n'aba reference babiri, ubwo ngaba reference babiri hano muri application. Niyo mpamvu mba nababwira ngo mukurikirane application process, kuko iyo uhise ugenda ukajya gukora utabanje kumenya neza amabwiriza ushobora gutuma utaba umwe mu bagiye kuba selected. So kugira ngo ubikore neza ugomba gukurikiza amabwiriza neza, niyo mpamvu ugomba kwitondera buri kimwe nkubwiye. Kuko ngo reference babiri, umwe agomba kuba aturuka ku kigo wigagaho, nimba ari high school agomba kuba ari nk'umwarimu wawe cyangwa se ari umuyobozi w'icyo kigo, cyangwa se niba ari university ari lecturer cyangwa se undi muntu ufite inshingano ukora kuri iyo university akaba ari umureferent umwe. Undi reference wa kabiri akaba ari umureference usanzwe se, ntago bigombera kuba bose okay, niyo bose baba ari abava kuri institution cyangwa se ikigo wigagaho nta kintu bitwaye, ariko umwe nibura agomba kuba ava ku kigo wigagaho, yaba ari university cyangwa se school, high school. Kandi ugomba gushyiraho na contact zabo. Ni ukuvuga ngo ikintu cya mbere ukora ni ukuzuzamo amazina yawe yombi. Ibi byo ni ibintu bisanzwe, mwese nta utabimenya ageze ku form residential information, aho utuye urashyiramo akarere. So ubwo hano muri form muri kubona ukuntu bikurikiranye, urashyiramo akarere, umurenge, nurangiza ushyiremo na seri, then numara kubikora uraza gushyiramo nimero ya telefone hano yawe witonze. Numara gushyiramo nimero ya telefone ushyiremo email yawe neza, kandi ugomba gutanga email ikora ibintu byose imeze neza nta kibazo na kimwe. Ikindi gender, if you are male you choose it, female namwe mu choosing, okay. Hanyuma hano kuno bimeze ahangaha, iki ni ikibazo kigiye kubaza ku byerekeranye n'ubumenyi ufite muri ICT. So hano hari amahitamo ageze kuri ane, wowe urahitamo bitewe n'ubumenyi ugiye ufite, uvuge ikigero buriho. So hari ubumenyi butandukanye muri ICT nk'uko muri kubibona, hari Microsoft Excel, umuntu uzi nyine Microsoft Office, harimo Word, Excel, PowerPoint n'izindi. Uraza urebe hano iyi ni knowledge. Iyo nta kintu ubiziho ujya kuri knowledge, ariko abenshi ndumva ko mwarize high school, mwarasoje high school, aba university hose mbagaruka ibyo ni ibintu muba muzi cyane rwose. Abangaba mwebwe bashyiraho, ushobora gushyiraho intermediate level ku muntu wa secondaire, hanyuma ku muntu wa university advanced level nta kibazo washyiraho, kuko izi ni documents mukoresha, ni application mukoresha cyane, cyangwa se software ya machine cyangwa se computer mukoresha cyane, graphic design. So if you are at beginner level urabishyiraho, nimba se graphic design
ubwo haba harimo ibintu bijyanye na image video editing. Niba nta kintu biziho ni knowledge, ariko niba hari ikintu biziho ushobora kuba ari intermediate level cyangwa se advanced level, ubwo urahitamo uko biziho. Tugeze kuri website design, abantu ba secondaire kereka abantu bize ibintu biri related na ICT, ndumva aribo abenshi baba bazi ibintu. Okay, so reka ndege gutinda kuri izi skills. Abantu babizi nyine ubwo muragenda nawe urareba ibyuzusa, urabizi nawe urahitamo ati ibi ndabizi ku kigero kingana gute. No, hano no knowledge nta kintu biziho. Beginner uri umutangizi se ubifiteho basic information, intermediate ufiteho amakuru nari menshi aringaniye, ariko advanced level ubu biziho cyane. So ibi byose namwe muri kubibona nyine. So urahitamo ikigize ute ikikoroheye. hanyuma n'ahangaha naha kubaza niba werigeze ukora ari currently engaged in any of the following. Ese uri kwiga school, high school cyangwa se university? Urabihitamo. Niba uri kwiga university ni yes, niba warasoje nabwo byose ntabwo, ubwo biraterwa, uratanga isubizo bitewe na situation yawe. I work full time or part time job. Now uravuga niba ufite akazi urabishyiraho, niba ntako either ukora work full time cyangwa se part time. Ese uri muri training? Niba ari training irimo urabishyiraho. I'm not in school. Niba utari muri school, niba nta na job, byose urabishyiraho hano, urabyandika choosing. Ni gute uratinga language skills ufite? Hari Igifaransa, Icyongereza, byose ubwo uragenda uratinga bitewe n'iki nuko skills zawe zimeze. Okay, hanyuma hano ni ikibazo cyaza niba uzaboneka kugira ngo ukore test mu gihe waba ubaye selected. Igihe uzaba selected no kuvuga ngo ni byo byiza kuyitamo, ukavuga n'impamvu uri interested muri iyi program. So mu hantu h'ingenzi naho aha harimo ahantu ho gukora essay. Ahantu bari ingenzi kuko iyo ukoze essay nziza ni bimwe mu bintu barebaho, baravuga ati essay ikoze neza, nyine ikaba iguhesha amahirwe mu kuba selected. So numara gukora iyi essay neza, murabizi muri video zitandukanye abantu musanzwe mudukurikirana nagiye mbahereza mbabwira tips z'uburyo ukwiye gukora essay neza. Niba utarusanzwe udukurikirana ukaba waracikanwe n'izo video, ngenda mbagezaho skills zitandukanye, nkababwira uburyo ushobora gukora tips ushobora gukoresha gukora ibintu neza. Niyo mpamvu ubaye ari mushya udakwiye kwibagirwa gukanda subscribe, urayikanda ugashyiraho akazogera kugira ngo ujye uba muri bamwe bazajya bakira amakuru yacu y'ingenzi, yaba ari jobs ndetse na skills tips zose z'ingenzi ngenda baheza. Hanyuma ibindi byose urashyiramo ama document, hano urashyiramo ID, ushyiremo degree, ushyiremo n'aba reference hano nakubwiraga. Ntago bigoye cyane, ubundi urahita bikorera kuri button ya submit, ubusabe bwawe buroherejwe, ubundi utegereze kuzahamagarwa mu kuba wasitinga gukora agatest, ubundi wagapasinga ukaba umwe mu bantu bahabwa iyi porogaramu. Muyiteho kuko ni ingenzi cyane. Abantu bazaba selected, izi skills ni zimwe mu zizabahesha akazi, kandi akazi keza cyane.